Ese wari uzi ko ibyo urya buri munsi mu gitondo cyane cyane ari byo bigena imbaraga ugira mu gutera akabariro, mu bikorwa cy'imyororokere cyangwa mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina? Abantu benshi usanga bavuga ngo njyewe ngira ikibazo cyo kurangiza vuba, njyewe singira ubushake, njyewe singishuka mu gitondo, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wibaza ese ni iki mfata mu gitondo gishobora kuba kigira ingaruka mbi mu myororokere yanjye, mu mibonano mpuzabitsina yanjye, akaba ari nacyo gituma ngira ibibazo nkora ngira nyine byo kurangiza vuba, kubura ubushake n'ibindi. Icyo dukwiye kukwibutsa ni uko buri munsi iyo tukubwira ko umusemburo wa testosterone ukorwa mu gitondo, ukorwa mu gitondo cyagiye uba wenda kubyuka. Iyo wenda kubyuka nibwo umubiri wawe ukora umusemburo mwinshi wa testosterone. Iyo rero umaze kubyuka mu gitondo saa moya, saa mbiri, ugafata icyayi kirimo isukari nyinshi, bituma ya testosterone yawe ihita iba nkeya cyane, yaba nke cyane bikagira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe wose, na nimugoroba igihe urajya gutera akabariro n'ejo mu gitondo. Ibi ngibi akenshi nubisuzuma neza urasanga igihe cyose wanyweye icyayi kirimo isukari nyinshi, igikoma kirimo isukari nyinshi, n'imigati n'amandazi n'amakeke n'amacapati, maze uwo munsi ukirirwa nyine nta ngaruka n'imwe ubonye, ariko iyo ugiye kuryama usanga ukanguka mbere y'igihe, saa kumi n'imwe, saa cyenda rimwe na rimwe, bitewe n'uko iyo sukari nyinshi uba winjije mu mubiri wawe muri icyo gitondo igira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe, cyane cyane ku bijyanye n'imisemburo ya testosterone. Ibi ngibi rero akaba ari nayo mpamvu mbere yo kwibaza impamvu ugira ikibazo cyo kugira ubushake buke, impamvu ugira ikibazo cyo kurangiza vuba, impamvu ugira ikibazo cyo kuba aho ngaho ugakora agaturu kamwe aka kabiri bikanga burundu, ntiwibaze ibintu byinshi, hera ku byo urya mu gitondo. Uraza kwibaza none se kunywa icyayi mu gitondo ni bibi? Ese kurya amandazi mu gitondo, kunywa igikoma kirimo isukari mu gitondo ni bibi? Reka tugusubize rero. Kunywa icyayi mu gitondo kirimo isukari nyinshi ni bibi, uba ugomba kumenya impamvu ari bibi. Ni uko iyo sukari ya mu gitondo ituma umubiri ukora umusemburo wa insuline mwinshi cyane, kandi uwo musemburo wa insuline mwinshi ukorwa kugira ya sukari ibashe kwinjira mu tunyangingo, kuko iba itabasha gusigara mu maraso igihe kinini, kuko iyo isigaye mu maraso igihe kinini ishobora kukwangiza nyine. Rero ibi ngibi umubiri ubikora kugira ya insuline izigabanya ya sukari, ariko insuline ikozwe ari nyinshi ntabwo ari ibyo gusa birangira, kuko iyo insuline ikozwe ari nyinshi umusemburo wa testosterone uhita umanuka ukaba muke. Bibaye muke nyine birumvikana ko umunsi wose bihita bikugiraho ingaruka. Noneho wajya ubikora buri munsi akaba ari byo byazangiza imitsi yawe, byazangiza imikorere y'imisemburo yawe, ukagira ihindagurika ry'imisemburo. Akenshi tuzi ihindagurika ry'imisemburo abagabo bahita bumva ko ari ibintu bireba abagore, ngo kubera ibibazo by'imihango n'ibindi, ariko ntabwo ari ibyo gusa, kuko nawe umugabo igihe cyose udashuka mu gitondo mbere yo kubyuka ubundi wakagombye kuba washyutswe. Rero nimba ubyuka udashukwa ukaba umaze igihe ukaba ugira ubushake gusa iyo ugiye gukora imibonano, ariko mu buryo buri otomatike uko gushuka ntibize, tangira wikubite ku gatuza umenye ko watangiye kugira ihindagurika ry'imisemburo. Akenshi riba ritewe n'ariya masukari ufata, biriya binyobwa ufata bya mu gitondo mbere yo kujya ku kazi, mbere yo kujya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukibaza none se nimba umuntu kunywa icyayi bibujijwe, kunywa igikoma bibujijwe, ubwo umuntu azakoresha iki? Igikoma ntabwo kibujijwe, icyayi ntabwo kibujijwe, ahubwo ayo masukari ushyiramo nicyo kibazo, kuko ayo masukari niyo turi kuvuga niyo yangiza umubiri wawe. Icyo ugomba gukora ni iki rero? Breakfast nziza, ibiryo bya mu gitondo byiza ntabwo ari ibiryo birimo amavuta menshi, kuko nabyo ahangaha ndavuga cyane cyane ku bantu bibana mu mageto,
n'abapadiri, reka mvuge n'abapadiri abenshi usanga mu gitondo barya ibiryo biremereye, cyane cyane abapadiri bakorera mu byaro, bakunda kurya ibiryo biremereye. Ibi ngibi ni bibi cyane. Ibi biryo bya mu gitondo biremereye, umubiri ntabwo uba witeguye gukonsoma izo kalori zose ziba ziri muri ibyo biryo muri icyo gitondo. Akaba ari niyo mpamvu mu gitondo uba ugomba kuba modere, kuko mu gitondo umubiri wawe ukora umusemburo wa insuline muke cyane, okay? Ngo ntabwo ari muke cyane nk'uko twabivuga, ariko ni muke. Umusemburo muke wa insuline ukorwa mu gitondo ni ukugira ubashe kumaximiza isukari nkeya uraza kwinjiza mu mubiri wawe, yagufasha kudemara umunsi. Iyo rero winjijemo amasukari menshi cyangwa ukinjiza mu mubiri wawe ibiryo birimo kalori nyinshi, nk'ibiryo birimo amavuta menshi, kurya inyama za mu gitondo, kurya ibiryo birimo amavuta menshi, ibi ngibi binaniza umubiri wawe, bigashyira umubiri wawe kuri stress. Hanyuma nyuma y'igihe iyo stress akaba ariyo izakugiraho ingaruka mu kubura ubushake, mu kudashuka mu gitondo, mu kudakora agaturu karenze kamwe, n'ibindi bibazo byinshi ushobora guhura nabyo ukabyitirira ikindi kibazo kandi ari wowe ubyitera. Ni icyo ugomba gufata rero mu gitondo. Mu gitondo cyiza ni ugufata ibyo kurya birimo amasukari make cyane, cyangwa ibyo bita les aliments à faible indice glycémique. Iyo tuvuze les aliments à faible indice glycémique, ni ibiryo biba birimo amasukari make. Ibiryo birimo amasukari make ubundi nta bindi, ni byoroshye. Urya amagi, urya salade, urya imbuto, okay? Urya imboga zitarimo amavuta menshi, ibi ngibi biba bihagije. Naho kongeraho ibindi kubera ko wamenyereye ibyayi, ibi ntabwo bari ngombwa. Ikindi wenda wakora, nimba ugifite ubushake bwo kurya isukari, wajya ufata icyayi cya tangawizi, okay? Fata icyayi cya tangawizi, okay? Cyangwa ufate tangawizi, ushiremo cinnamon, ushiremo clou de girofle, ushiremo ubuki, ujye ubifata mu gitondo, hanyuma ukabifata n'amagi, okay? Ibi ngibi bizagufasha. Naho gufata ibyo bintu by'amasukari ni ikibazo. Ikindi ushobora gufata nyine ugafata dufate amashu, okay? Chou, céleri, carotte, avoka, concombre, imyembe, papayi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo byose uzabifatire rimwe, ahubwo ushobora guhitamo uyu munsi ndafata bibiri, concombre, tangawizi, ejo mfate carotte, céleri na avoka, ejo bundi mfate umwembe, carotte na avoka, ejo bundi mfate papayi, concombre, mbese ukagenda uhindura, noneho muri bya bindi byose ufashe ukajya wongeramo amagi, igi rimwe amagi abiri. Ibi ngibi umva bibustinga umubiri wawe, umusemburo wa testosterone ugakorwa neza, umubiri wawe ugakora neza, ukibaza imbaraga uzikuye, kandi byose imbaraga zivuye muri bya bindi urya. Ariko ugomba kumenya ko umubiri wacu wubakwa n'ibyo turya. Iyo utariye neza rero umubiri wawe ubura icyo ukoresha. Ibyo turya biba bimeze nka essence. Urabona imodoka ikoresha essence, hari izikoresha essence, hari izikoresha mazutu, ariko ikoresha n'amazi. N'umubiri wacu ibyo kurya biba ari nka essence, amazi nayo tukayanywa nyine kugira bya bindi twariye bibashe kwinjira mu mubiri, bibashe gukora. Iyo rero utariye neza cyangwa ugashyira essence mbi, ukarya ibiryo bidafite intungamubiri zagufasha kugira ubudahangarwa, ukarya ibiryo bitagufasha umubiri wawe gukora ya misemburo, ni hahandi uzahora ugira ibibazo byo kurangiza vuba. Uzarya ibiryo, uzanywa imiti, uzakora iki, ariko iyo miti nimara kuva mu mubiri wawe uzasubire kwa kundi wari umeze. Akaba niyo mpamvu disipline ya mbere wakagombye kwiha ari disipline y'ibyo ushyira mu kanwa kawe. Ikindi cya kabiri, wowe urabyutse uzi kuririrwa mu kazi wicaye ahantu hamwe, ukirirwa uyu munsi wiriwe wicaye ahantu hamwe,
ejo buri wicaye ahantu hamwe ukamara ukwezi ukamara umwaka no gukora siporo y'iminota 30 byibuze rimwe reka ntayo. Iki ushobora kubifata nk'aho ari bisanzwe cyane cyane ko uva mu kazi, wava mu kazi ukinjira mu modoka ugataha mu rugo, wagera mu rugo imodoka ukayiparika imbere y'urugi, imbere y'umuryango, ukinjira mu nzu, ugera mu nzu ukicara imbere ya computer cyangwa televiziyo ukajya kuryama, ukaba muri iyo rutine, kandi iyo rutine niyo yangiza umubiri wawe. Rero nimba uzi ko uba mu kazi kameze nk'ako, tangira wihe gahunda yo kujya ukora siporo. Siporo ni kugenda n'amaguru, siporo ushobora kugura tapi iwawe mu rugo ukajya ukora siporo iwawe mu rugo iminota 30 byibuze buri munsi. Iyo minota 30 ituma umubiri wawe amaraso atembera neza, ituma umubiri wawe ukora umusemburo wa testosterone, ituma ingingo zawe zimwe na zimwe zangiritse zongera kwisanasana. Ibi ngibi bikaba byagufasha kwirinda ibyo bibazo byo kubura ubushake, kwirinda ibyo bibazo byose bigutera ibindi bibazo nyine bitakabaye ngombwa, amakimbirane yo mu rugo. Cyane cyane urabona abagore muri Afurika, iyo washatse muri Afurika umugore ni gake azakubwira ko ibyo bintu bimubangamiye, cyane cyane iyo mumaranye igihe. Iyo mutaramarana igihe hari igihe ashobora kubikubwira kubera ko mugihararanye, ariko iyo mumaranye imyaka hari igihe ushobora kugira ibyo bibazo bigahora bimubangamira kugeza ubwo azagwa mu gishuko. Yagwa mu gishuko akaba ari utangira gusakuza, wowe mugabo ugatangira gusakuza, wowe nciye inyuma, yakoze ibi, kandi byose byaratewe na negligence yawe, kutita ku mubiri wawe no gushira mu mubiri wawe ibintu bitemewe. Ikindi ukwiye kumenya ni uko uba ugomba gusinzira neza. Hari abantu usanga we amasaha yo gusinzira ni saa 5, saa 6, saa 7, agakanguka mu gitondo. Njyewe ubundi ndyama saa 4, saa 5, saa 6 nibwo nkunda kuryama, kuko iyo ngiye kuryama ntinze nibwo mbona ibitotsi. Hanyuma saa 11 mba nakangutse nkajya muri dushe ngakaraba ikintu biki. Afite ubibona nta kibazo kirimo, ariko uba uri kwangiza umubiri wawe. Turakurutsa ko igihe umuntu aryamye ari bwo umubiri we ukora umusemburo wa testosterone. Iyo rero waryamye utinze, n'umubiri wawe utinda gukora ya misemburo ya testosterone, cyangwa ugakora imisemburo ya testosterone idahagije, byamara igihe kinini bikatangira kukugiraho ingaruka. Si ibi gusa, ahubwo ikindi ukwiye kumenya ni uko muri ayo masaha guhera saa 5 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo nibwo umwijima wawe uba uri gukora cyane. N'ubushakashatsi bwarabigaragaje, muri ayo masaha hagati ya saa 5 na saa 11 umwijima wawe uba wabyimbye kubera ko uri gukora cyane. Iyo rero utinze kuryama byangiza umwijima wawe, ugasanga utangiye kubyibuha, ukagira ngo ni bibereho myiza, meze neza, warabyibushye kandi uri kurwara. Kandi iyo ndwara cyane iyo umwijima wawe watangiye kwangirika, utangira ntabwo gupfa kubimenya, kuko umwijima w'umuntu urwaye ntabwo upfa kubimenya, ahubwo utangira kubibona kuri constipation. Igihe umaze kurya ibiryo birimo amavuta ukumva urananiwe, ufite umunaniro, ushaka ukumva igitotsi kiragufashe kiremereye, igitotsi kikagufata, ukumva ushaka gusinzira, ukumva nta kintu ushaka gukora, ukumva mbese uraho ngaho nyine nta kintu ushaka gukora. Iyo byatangiye uko nguko rero buri gihe bikajya biza muri ya minota 30, 15-30 umaze kurya, menya ko umwijima wawe uri kureklama ko watangiye kuzuramo ibinure. Noneho tangira wisuzume, urebe ibyo urya. Ese urya ibiki? Ese ibyo urya tangira wisuzume. Ese ukora siporo? Tangira wisuzume. Ese usinzira amasaha angahe buri munsi? Tangira wisuzume. Inzoga unywa? Tangira wisuzume. Ese unywa amazi ahagije? Ibi ngibi byose iyo utangiye kwisuzuma ukitekerezaho, nibwo utangira kumenya amakosa ukora umunsi ku munsi. Ayo makosa akaba ari nayo atuma icyo kibazo cyawe noneho gikomeza kuba grave umunsi ku munsi. Rero guhera uyu munsi menya ko ibyo urya mu gitondo ari byo bigira ingaruka ku mibereho yawe, ku bushake bwo gukora imibonano, ariko ari nabyo bigira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe wa buri munsi. Ariko irindi kosa rikomeye cyane ni abantu barya amasaha make cyangwa iminota mike mbere yo kujya kuryama. Wowe umaze kurya
ibishyimbo birimo amavuta cyangwa inyama ziriya nyama zikomeye, ziriya nyama za roti, inyama za roti uraziriye n'ubugari cyangwa n'umuceri urahaze rwose ukumva. Hari n'abarya akatangira kubira ibyuya, wabize ibyuya ugatangira kubira ibyuya, wamara kubira ibyuya uko nguko nyuma y'iminota 10-30 ukajya kuryama, maze ugashaka ngo nujya kuryama utere akabariro. Inshuti yanjye, igifu cyawe kiruzuye, kandi igifu cyawe iyo cyuzuye amaraso yawe yose menshi cyane ajya mu gifu, kuko ayo maraso ajya gutanga ramforo ku gifu, ajya gutanga support ku gifu kugira kibashe gusya bya bindi wariye, bya bindi biremere. None amaraso yawe yose yagiye mu gifu cyawe, ugiye mu buriri ugiye gukubagana ku mugore cyangwa ku musheri wawe ngo mukore akahe ko n'akamwe utaragashobora kubera igifu cyawe cyuzuye. Akaba niyo mpamvu bakubwira mbere yo kujya kuryama, igihe uzi ko wariye uba ugomba gutegereza byibuze amasaha 3. Muri ayo masaha 3 ibyari biri mu gifu biba byamaze kuvamo, igifu kiba cyamaze kubisya. Rero mbere yo kujya kuryama uba ugomba gutegereza amasaha 3 wamaze kurya, waba wari ibikomeye waba wari ibyoroshye, bategereza amasaha 2-3 ubone kujya kuryama. Nibwo ya maraso yarari gufasha igifu gusya araba yavuyemo, noneho ajye kwiyokipa, ajye gukora kuri ya myanya y'ibanga yawe, ubashe gutera akabariro neza. Cyane ko n'igihe ugiye gutera akabariro wahaze cyane, umva ntabwo biryoha pe, nimba utabizi. Nimba wari ubizi ubwo, nimba utari ubizi ubwo utangira wibuke, uzahita wibuka ko bitagenda neza bitewe n'uko igifu cyawe wabanje kucyuzuza ibintu biremereye cyane. Ikindi ukwiye kumenya ni uko usibye kurya neza, kunywa ibya mu gitondo, kwirinda amasukari, kwirinda ibintu birimo amavuta menshi, usibye kwirinda kunywa inzoga kuko arizo zangiza cyane n'amatabi, usibye kwirinda izindi droge zose, ikindi uba ugomba kwita cyane cyane ku ma supplements tuvuga ngaha ni ya matangawizi tukubwira, ni za clou de girofle tukubwira, ni ya cinnamon tukubwira, ni za hibiscus tukubwira. Izo zose ni supplements ziba zirimo amavitamine, ziba zirimo imyunyungugu ifasha umubiri wawe gukora testosterone ihagije. Ibi ngibi rero ni ibintu akenshi bisa nkaho ari ibintu byadutse kubera ko abantu bari batabimenyereye, ariko tangira ubumenyi, nabyo ni iby'ingenzi. Simvuze ngo ujye ubifata byinshi, ariko tangira ubimenyere. Igihe cyose ujye wibuka gufata aga supplements kamwe, byibuze uba ugafite cinnamon, uba uyifite clou de girofle, uba uyifite tangawizi, uba uyifite hibiscus, uba uyifite. Ibi ngibi bigenda bigufasha cyane cyane iyo umaze kugera mu myaka runaka, imyaka 30, 40, 50, aho ngaho testosterone yawe iba yagabanutse. Kubera ko testosterone yawe iba yagabanutse, rero biba byiza gukoresha izo supplement kugira zikangura umubiri wawe, utangire ukomeze gukora testosterone nziza yagufasha kugira uburemere bw'imyaka ufite butazagira ingaruka ku rugo rwawe, butazagira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe, butazagira ingaruka ku mibereho yawe. Cyane ko iyo testosterone yawe itangiye kugabanuka, testosterone ntabwo ari imibonano mpuzabitsina gusa, testosterone ni ubuzima bwawe. Wenda mu yindi video tuzavuga akamaro ka testosterone, kuko akenshi iyo tuvuze testosterone abantu bahita batekereza uriya gusa ni ukuvuga ibintu by'ubusambanyi, uriya gusa. Oya, testosterone ni umusemburo ufite akamaro no mu mitekerereze yawe, kuko umugabo ufite testosterone nke n'ubundi atekereza nk'abagore nyine, kubera ko testosterone iyo yagabanutse utangira kureactinga n'amarangamutima cyane, ugatangira gutekereza nyine ntutekereze nk'umugabo. Ibi ngibi rero ukwiye kubimenya ugatangira kwiyitaho hakiri kare. Twaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa ukanda kuri subscribe, ukande kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite cyandike muri comment, turaza kugusubiza nawe utaha. Bye bye.